umwanya w'umukuru w'igihugu n'umwe yatanze kandidatire deja ari umukuru w'igihugu ntuhari. none kubera icyo uzanye no murimo murasubira inyuma simbakundira. Mwari muhari atanga kandidatire yayitanze nka perezida wa repubulika, so iyo poste ntabwo ari vaka, no ntabwo ari kimwe. Yayitanze nka ni ijambo ryavuzwe n'umuyobozi wa komisiyo, biro simbitindaho kuko wagira ngo ntangiye kugira icyo ngaye, kandi njye narabonye ko amatora bayateguye bimeze neza cyane. Njye mbabwiye mu magambo make, umwanya kudari ku isoko, umwanya nturi ku isoko. none kuri 15 z'ukwa karindwi oh my god, kuri 15 z'ukwa karindwi ntiharagera, nihagira abagutora bizagenda bataremeza kandidatire. Mwikwihuta mwisiga igihe, murakora nk'abantu batazi gusoma no kwandika. Oya wisipoza, ntabwo ngendera ku gukeka njyewe, ngendera ku bikorwa n'igihe cyabyo gusa. none Mbanda utanze kandidatire ugamije ntanze kandidatire ngamije gufasha leta iriho n'umutware wayo gusigasira ubumwe. Mbanda n'abandi bose bagamije kugira ngo bafashe. Wivugira abandi njye n'ingi uri mubaza, kandi yisumbwira ngo gusubize nk'abandi, ntimugakabye namwe. Ese ariko tonde twumvikane, ntimwe byanyu n'ibyanyu mwumva mufite uburenganzira n'iteka mugenerwa abandi badafite. Please mwansabye kubavugisha, ndabasubiza uko aho ngarukira, ibindi mwibyitiranya n'igihe cyangwa mujye mu rwikeko nge nafite. Mbanda uvuze ko ntabwo mburana nawe, ibyo navuze nabivuze kandi reka tubihereho tukubaza, tubabaza. Mbahigiye se ntarengwa cyangwa bari bibaza kuko ntabwo ibingibi twabivamo, dore niyo yayo. Wayasubiza iki ngiki nyine cyo cyane. Mwari muvuze ko gutanga kandidatire yanyu ni uguhamya ko nta gitugu kiri mu Rwanda, abantu bose babyemerewe, ariko uti umwanya ntabwo uri ku isoko. Nyine ntabwo byumvikana neza ku muntu. Dusobanurire state. Ariko mbisubiremo ubwa kabiri. Perezida Kagame yiyamamaje atanze kandidatire nka perezida wa repubulika, aracyawurimo, right? Mwivanga, aracyawurimo, ntabwo urabavaka. Igihe uzabavaka aba ariko muzambura kumaza ibyo bibazo. If not, ubu ndacyafasha gufatanya n'abandi gutsura ubumwe no kwirinda icyadutera ingamo, ariko ubu ntararurekura. Wibisipoza ngo rero itarangiye, none izarangira ryayo. Reka mborohereze. Ntabwo ntushobora gusobanurira umuntu udashaka kumva. Nakoze akazi y'imyaka 23 mu bwarimu. Ushobora kuvuga ko ari mu gitondo, ko ari nimugoroba, umuntu akaguhakanya ati bigaragaze. Ibyo ngibyo rero abemera gato ntabwo nkorana nabo. Filozofi mukeneye kuyimenya, ntabwo mwebwe mukwiza amakuru y'ibihuha gusa. You must do that. Mwasobanukirwa se mute mudashaka kumva akabajyana. Umva, tega amatwi wumve. Mwasobanukirwa ubundi bavuga iki kintu. Niba mbahaye umwanya wo kuvugana namwe kugira ngo ngire icyizere ko mutabizunguza uko mushaka, mbagire icyizere, hagomba intambwe zirindwi. Iya mbere ni uguca bugufi, iya kabiri ni ukureba kure, iya gatatu ni kuvuga make, iya kane ni ugutega amatwi, iyi irabareba, iya gatanu ni ukumva, iya gatandatu ni ukumvira, iya karindwi ni ukubaha. Izo ngizi zimwe uburamwo nta muntu ukubaha n'umwe. So please, ne me forcez pas au de respect. Non. Nabubashye namwe mushaka kunkinisha. Banza wumve, deje uvuze umunyamakuru, mbanza kukubwira ko amakuru ari ibihuha. Nta nkuru igira ubwinshi. Niba muje gutara ibihuha byo ntabwo ndi ready to kubiba. Nta nkuru igira ubwinshi. Iyo mwakwiye kwita abanyankuru. Amakuru ni ibihuha mu Kinyarwanda. Nta nkuru igira ubwinshi. Birakunze tugize umugisha ubonye uremewe, kandidatire yawe iremewe, utangiye kwiyamamaza. Ne supposez pas l'invraisemblable. Ntabwo ntabwo turayigeraho, s'il vous plaît. Urimo urasupoza ngo dusenge tugire gutenguhanyuma. Icyo gihe nibi uzampamagara. Hashizeho turahabaza. Hashize oya, reka twumvikane ibibazo. So mwitozo cyangwa kwishakira imirimo. Mumbwire icyo mwifuza ko mbabwira
ku buryo busesuye kandi bwumvikana neza.